urupfu ruratwegereje, ese koko tuzapfa? Ubundi se iyo umuntu apfuye ajya he? Iyo umuntu apfuye arabura gusa cyangwa roho ye ifite ahantu itijya? Nibyo, umuntu arapfa abantu bakarira, ariko ku rundi ruhande haba hari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu bari gusekera mu mutima kubera ko wenda bagize uruhare mu bijyanye n'urupfu rwe. Gusa haba baseka cyangwa se abarira, bose baba badatuje, bari gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bashyingura uwo murambo kugira ngo utava utangira kunuka. Gusa ibyo bimaze gukorwa byose, umuntu asigarana ikibazo gikomeye kandi kigira giti: none iyo umuntu apfuye bamaze kumushyingura umubiri urabora cyangwa hari ahantu uwo muntu ahita ajya? Ngiye kubabwira ku hantu umuntu ahita ajya iyo amaze gupfa yewe banamaze kumushyingura. Bahaye ikaze, njye nitwa Irakoze, umungu w'Abanyarwanda. Ngaho kandi subscribe nona, ikaze. Bitangira witaba Imana, kandi muri uko kwitaba Imana royiti kuvamo igitaraganya, ni ukuvuga ngo royi kuvamo hahandi uba umaze gusaza imigeri, bimwe bita gusamba. Aha uba usigaye uri umubiri gusa, hahandi uba utacyumva yewe utakiri no ku isi ya rurema. Gusa bizera Imana bavuga ko iyo umuntu ari gusamba icyo gihe aba ari kurwana n'ibyaha, kuko ngo nta muntu burya w'umukiranutsi usamba, ariko byose ni amabeshyo. Gusa bizera amarozi bo bavuga ko iyo umuntu ari gusamba icyo gihe ibihaha ndetse n'umutima biba biri kwicurika bitewe n'ibirozi uwo muntu aba yarahawe. Maze rero iyo bimaze kwicurika birumvikana imitsi yose yajyaga mu mazuru ndetse no mu kanwa ngihita ihindukira mu kibuno, ukuvuga ko umuntu ahita atangira guhumekera mu kibuno. Gusa benshi bavuga ko uba ukiri muzima, gusanga bagwaye inzaratsi iyo bumaze kwira bamaze kugushyingura baza kukureba maze bakaguhamagara ukabakurikira, bagukorera ubukorikori bwabo maze bakagutahana. Icyo gihe urabaherekeza. Iyo umaze kugera mu rugo rwabo bagushyira ngo mu cyumba cyihariye. Icyo cyumba ngo kiba ari icyumba gihora gifunze, akenshi ngo ntabwo kijya gifungurwa. Bagukorera ubukorikori bwabo maze ukajya urisha ibyatsi nk'itungo, ndetse wajya kwituma ukituma amase. Simvuga amase wumva ibindi, ni amase ameze nk'ay'itungo ryaba irigufi cyangwa irirerire, ndavuga inka n'ihene. Ibi byose rero ngo babikora kugira ngo bazabone uko bakurya, kuko kuri iyi si ya rurema inyamaswa yemerewe kuribwa ni indya byatsi zonyine. Urumva rero baguha ibyo byatsi byose kugira ngo utangire kurya amase maze ube nk'indya byatsi n'izindi zose, kuko izi ndya byatsi arizo ziribwa, kuko indya byose nk'umuntu cyangwa se indya nyama ntiziribwa, kuko uramutse uyiriye yaza kugiraho ingaruka. Ubwo rero bakugaburira ibyatsi bibisi kugira ngo babone uko bazakurya. Urumva ko bategereza igihe uzatera amase ubundi bakabona uko bakurya. Iyo umaze gutera amase barakubaga, kandi ubwo ngo bakubaga nta kinya, bakubaga wumva. Ubwo baragufashe barakuwambitse, bagushyize mu isanduku barapfundikiye. Ahangaha bahita bashyiraho ingufuri maze bakajya kugucukurira icyobo cya metero 1 cyangwa se metero 2. Icyo gihe bamaze gukora ibyo byose bararirimba maze bakagushyiramo. Iyo wari ufite idini icyo gihe barasenga, ariko iyo wari umupagani babikora bacecetse kugeza igihe basoreje uwo mugenzo. Basoje ibyo bakoraga baratashye, uzasigara wenyine muri icyo cyobo. Gusa roho yawe ngo izasigara ku isi, aho uzasigara ubona abo bantu ibyo bari kwikoza, yewe uzamara umwaka wose uri kumwe nabo. Gusa uzaba utabasha kubavugisha kandi uzaba ubaba hafi wumva ibyo bavuga, gusa nuba wabavugisha ngo bakumve ntiwabavugisha, yewe ntushobora no kubakoraho. Icyo gihe ngo uba waje kubasezera, gusanga bagukundaga ndetse n'abakwizera barakubona. Kubizera amarozi, iyo abarozi bamaze kugutwara batangira kugukoresha imirimo itandukanye, ariko hari icyo ugomba kumenya ngo buryo iyo wapfuye umuntu akakubona, akubona igihe ushuka. Ushobora kukubona mu mirimo itandukanye cyangwa se akakubona mu muhanda, ushobora kukubona mu rugo cyangwa akakubona ahantu mu gashyamba. Niba wakuroza afite urutoki uba wagiye kurukorera, ndavuga gusharira. Iyo umuntu agutunguye igihe akubonye maze akakumenaho amazi atakuvugishije ngo ukomeza kubaho, icyo gihe ni handi baba bakwita muzuka, ngo buri kimara yewe nta n'ubwenge ufite. Gusa icyo gihe uba umuntu. Gusa iyo ibyo bitabayeho ngo nta mikino iba ihari, barakubagana, bakubaga nka kumwe babaga ihene cyangwa se inka muri busheri. Baragenda bakaguca amaguru, bakaguca amaboko maze bakagusatura nk'uko babaga izindi nyamaswa. Burya ngo ibyo byose babigukorera wumva, kuko ngo baba bagucuritse ibihaha n'umutima, handi uba udashoboye gutaka ariko ukaba ubyumva. Icyo bakubwiye uragikora, ari ugutega ijosi uraritega, niba ari ugutega ukuboko nako uragutega. Uba utatera induru kuko urababara gusa utashobora kuvuga. Baba bagutuka niba hari ibibazo mwagiranye mu buzima busanzwe baragutuka. Niba wenda ari ibintu bijyanye n'ishyari, wenda wari uri gutera imbere se cyangwa se wujuje nk'inzu cyangwa se wari uguze imodoka, baba bakubwira bati none se kutayigendeyemo, ya nzu harya uyirayemo, ubundi bakagukorera ibyo byose. Urabyumva agahinda kakakwica ariko nta kintu wakora. Ibyo byose biri kuba roho yawe yo ibi bireba, kuko yo ibikibereye ku isi, kuko iba yakuvuyemo. Ishobora kwigaragariza umuntu umwe mu muryango cyangwa se abanyamuryango bose. Ashobora kuba umwana, umugore cyangwa se umuvandimwe wawe ndetse n'inshuti yawe. Niba hari ubutumwa ufite ukamutuma. Buri gihe rero iyi roho irabasura, ishobora kubiyereka cyangwa ntibiyereke.
iyo hagize uvuga amazina yawe aho uri uhita ukanguka. Icyo gihe rero uhita uza werekeza aho uri nk'aho hari umuntu ugutakambiye cyangwa se hari umuntu ugushaka. Uhise wibaza ikibazo, none umuntu aba umuzimu ryari? Umuntu aba umuzimu iyo hari umuntu wamubabaje cyangwa se hari uwo yakundaga ndetse hari n'ikintu yaba wenda yaravuye ku isi adakoze akaba agarutse kugikora. Gusa ibi ngibi ntabwo aba abishoboye kuko ku isi nta kintu aba agomba gukora usibye kuba yakora ku bantu bo mu muryango we cyangwa se abafite aho bahuriye n'urupfu rwe. Kumubabaza navuze si ibindi, ni nko kumukorera ikintu kibi kikamubabaza cyangwa se kikaba aricyo cyateye urupfu rwe. Icyo gihe aragutera maze akagutimbura cyangwa akagutesha umutwe ku buryo nta mahoro namwe ushobora kugirana mba. Iyo ugeze mu butaka urabora gusa roho yawe yo iguma ku isi. Aha niho bavuga ko uhita ujya ikuzimu ukajya kuba ingabo ya Satani, yewe ukaba n'umudayimoni nk'uko babivuga. Abanyamadini bo bavuga ko iyo umaze kwipfira ugenda ukaruhuka maze ukigira mu ijuru, kuko abenshi bavuga ko iyo umaze gupfa burya niba ari imperuka yawe. Ukigera ikuzimu abadayimoni barakwakira bagafata umubiri wawe maze nabo bakawukoreraho maji. Icyo gihe nawe uhita uhinduka umudayimoni. Uhise wibaza ngo none se ikuzimu habaho? Ubundi se ni hehe abayo madayimoni bavuga se abaho? Ubundi se kibi wabaho? Ibi rero byatuma twinjira muri Bibiliya kuko hari ibintu byinshi bisa nk'ibidashoboka cyangwa se ibintu twumva ariko ntitubimenye. Urugero, wari bwumva akajambo kavuga ngo ni amayobera matagatifu. Ongera usubiremo aka kajambo, ni amayobera matagatifu. Ibi byose ni amayobera matagatifu kuko na Bibiliya burya abahanga bavuga ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'abahanga ba kera kugira ngo gihumurize abantu. Wijya ngo Bibiliya ibintu kubwiye urabyizera. Iyo umaze kubyizera ni hahandi usenga n'undi ukirema mu cya cyizere maze ugakora utikoresheje, wabona umusaruro uhagije ukavuga ko ari Imana. Gusa simbatiye kudasenga, mujye musenga cyane kuko Imana irafasha. Ndi Justin Irakoze, ikaze.